reka dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 5 duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ibya Ananiya na Safira. Hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira, agura isambu agabanya ku biguzi byayo. Umugore nawe abizi, maze azana igice agishyira intumwa Petero. Aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya Umwuka Wera, ukisigariza ibice by'ibiguzi by'isambu? Ukiyifite ntiyari iyawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe? Ubyigengaho, ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu ubeshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya abyumvishe atyo aragwa, umwuka urahera. Ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi, nuko abasore barahaguruka baramukurikira, baramujyana. Nuko abasore barahaguruka baramukubira, baramujyana, baramuhamba. Hahise nk'amasaha 3 umugore we arinjira, atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibiguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, ye, nibyo. Petero aramubaza ati, niki gitumye mubuza inama yo kugerageza umwuka w'Umwami Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe barakujyana. Muri ako kanya amugwa ku birenge, umwuka urahera. Ba basore binjiye basanga amaze gupfa, baramujyana, bamuhamba hamwe n'umugore we. Itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Amen. Ahangaha Ananiya yarafite isambu. Urumva bari abakozi b'Imana, bubahaga Imana, bagendanaga n'Imana kandi bacaga bugufiya, buzuraga Umwuka Wera, bakoreraga Imana ikishima, kandi bariraga hamwe. Zari intumwa zariraga hamwe. Bamwe baragurishaga ibiguzi, bakaza barangiza bakabizana, bagateka, bagasangirira hamwe. Abandi nabo bajya kugurisha umurima, bagiye kugurisha umurima bisigariza amafaranga. Reka tuvuge amafaranga muri iki gihe. Bisigariza amafaranga, baragenda bagabanyamo kabiri, baravuga bati, twe kujyana amafaranga yose, reka tujyane igice, nitugezaho igice nta kibazo. Nta nubwo bari bubimenye ngo bamenye ayo twagurishije. Ariko ndagutangariza ko wowe ubeshya Imana, Imana izaguhana. Imana iragutangariza ko ugomba kuvugisha ukuri, kuko iyo uvugishije ukuri Imana iranezerwa, ariko iyo utavugishije ukuri Imana irababara. Ariyo mpamvu ngutangariza ngo egera Imana, hanga amaso Imana. Mu guhanga amaso Imana kwawe uvugisha Imana, ubwiza Imana ukuri. N'ubwiza Imana ukuri nayo iramanuka igutabare. Ariko nubeshya, ndakurahiye nta mugisha ufite, nta buzima ufite, kuko kubeshya n'icyaha Imana yanga urunuka.
mwuka. Kandi uko turi hano abenshi murabeshya, mukabeshya ibintu bidafite umumaro. Haleluya, haleluya. Hari nayo mpamvu Imana ibabara igahana abantu. Ndabatangariza ko nimutihana ngo muce bugufiya, mwe kujya mubeshya, Imana izabahana ikabakubita umunyafu, ikabakubita. Imana igikubita, Imana ajya yica, Imana irica, Imana ngeze nkubeshye. Imana irashaka ko wihana, Imana irashaka ko uca bugufi. Reka nkubwire, uyu mugabo Anani yari afite isambu yariye, nta n'umuntu n'umwe wari kuyimwaka, ariko arangije arabeshya, abeshya umwuka w'Imana, aravuga ati nibyo biguzi nagigurishije, ibindi yabibitsa. Ati uko byagenda kose shobora gushaka kandi gasambu, narangiza nkakishyiraho, nibura abana banjye nkazagura akazu, abana banjye bakabaho. Kandi mu by'ukuri bariraga hamwe, zari intumwa, baratekaga bakarira hamwe, bagasangirira hamwe ku meza. Haleluya, haleluya, kuko barakundanaga. Ngo ariko Ananiya na Safira ngo baragenda bagiye inama, bamaze kugurisha ibiguzi ngo barabibika, bazana bike. Ngo Petero ngo bakimugera imbere, ngo Ananiya kigera imbere ya Petero, ngo aramubwira ngo ariko bundi ngo kuzanye ibice by'ifeza, ngo bundi nkubaze, ngo bundi ngo iyo sambu ntiyari yawe, ni iki gitumye ubeshya umwuka w'Imana bigeze aho ngaho? Kuki wisigarije utuntu two kubeshya, ukaryarya umwuka w'Imana, ukabeshya? Imana ntabwo ishaka kubeshya. Imana, reka nkubwire, wari uzi ko umuntu ubeshya no gupfa arimbuka akabura ubugingo? Ndagutangariza ko mu kubeshya nta cyiza kirimo. Jya uvukisha ukuri guca mu ziko nigushye. Iyo uvugishije ukuri Imana iranezerwa, iyo uvugishije ukuri Imana irishima, iyo uvugishije ukuri, haleluya, haleluya, ntacyuba. Ariko iyo utavugishije ukuri Imana irababara. Ndagutangariza ko mu kuvugisha ukuri kwawe ariko gutera imbere kwawe, mu kuvugisha ukuri kwawe ariko kuzamuka kwawe. Ngo ariko ngo Petero aramubwira ngo ubwo ubeshya umwuka w'Imana, haleluya, ngo kandi isambu yari yawe n'ibiguzi byari ibyawe, ukaba ubeshya umwuka w'Imana, ngo uragwa ahangaha. Ngo aherako aragwa, amaze kugwa arapfa. Amaze gupfa ngo baherako baramutwara bajya kumushyingura. Ngo abasore nibo baje kumutwara, barangije ngo bajya kumushyingura. Nshuti yanjye, urashaka gupfa uzize kubeshya? Yewe nari mfite, ntabwo ufite 5,000, yewe mfite 1,000, nta mafaranga mfite ubu ngubu. Uri kubeshya? Yewe ubu ngubu ndakennye, nta n'igiceri cy'atanu, kandi ufite 100 mu nzu. Yewe ubu ngubu nta n'ibyo kurya mfite, ufite ibiro 5 by'umuceri. Urabeshye kugira ngo ukunde ubone indamu. Ndakutangariza ko umuntu ubeshya atazabona ubugingo, umuntu ubeshya azarimbuka, nta juru azabona. Na Bibiliya niko ibivuze. Petero yarabimubwiye, akimara kubimubwira, haleluya, haleluya, ngo ahera ko agwaho. Ngo n'umugore waraza, ngo akihagera, ngo aramubaza ngo mbese ibiguzi mwagurishije nibi? Undi aramubwira ati nibi. Ngo aramubaza ngo ni iki gitumye mwagiye inama? Ibirenge bivuye guhamba umugabo wawe biraje nawe bigutware. Tekereza, ajya inama n'umugabo we, barangije barawuhuza, bose bapfira rimwe bitewe no kubeshya. Ni iki gituma ubeshya? Ni iki gituma ugira uburyarya? Ni iki gituma unegurana? Ni iki gituma uca imanza? Ni iki gituma umugira amagambo? Ni iki gituma wirwanirira? Ni iki gituma? Cyane cyane ikintu cyo kubeshya kirimbuje abantu. Ndakutangariza ko uzarimbuka. Yewe uri mu modoka, uri Nyabugogo, ati ngewe ngubu ndi Musanze, mwihangane. Musanze niho uri mu by'ukuri? Ese ubwo nk'ubwo kuba uri mu modoka, nk'imodoka ikubirinduye ugapfa, wabona ubugingo mu by'ukuri? Kandi wabeshye. Imana iragutangariza ko utagomba kubeshya. Imana irantangariza ko nagomba kubeshya, kuko ubeshya azarimbuka. None se tubwizanye ukuri, Ananiya na Safira ko baguye aho ngaho babonye ubugingo cyangwa bararimbutse? Ndagutangariza ko uwubashye Imana akagendana n'Imana yicishije bugufi, Imana iramanuka ikabana nawe. Imana iramanuka ikamuha umugisha. Imana iramanuka ikamwambika imbaraga. Imana iramanuka igahira ibiganza bye. Imana yacu nishimwe. Haleluya, haleluya. The last day tutalasti krivrestra. Imana yacu irashaka ko twezwa. Imana yacu irashaka ko dukiranuka. Imana yacu irashaka ko twezwa tukagendana n'Imana twicishije bugufi. N'iki Imana idushaka
ushakaho nta kindi, niwezwa ukera imbuto zikwiriye abihannye, Imana izazibane nawe, Imana izazigendane nawe. Ndagutangariza ko mu kwezwa ariho hari ubuzima. Vuga utamena. Haleluya, haleluya. Mu kwezwa niho hari ubuzima, mu kwezwa niho hari ibyiza, mu kwezwa niho hari ugukiranuka, mu kwezwa harimo amahoro, mu kwezwa harimo amavuta, mu kwezwa ntukongere kubeshya. Uhereye itariki genda uvugisha ukuri, Imana izagutabara. Nuvugisha ukuri ntacyo uzabura, nuvugisha